tugushimiye igitondo cy'umugisha duhaye izina ryawe icyubahiro. Ndagushimira impano y'amagara mazima, ndagushimira inyota washyize mu mutima wanjye, inyota washyize mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe yo kugaruka aho uri. Urakoze Mwuka Wera kuturembuza kugira ngo tugaruke kwihererana nawe mu cyumba cyo hejuru. Urakoze kubidushoboza, urakoze gushyira ubwo bushake mu mitima yacu, urakoze no kubishoboza imibiri yacu, urakoze kudushoboza gutsinda ibitotsi imibiri yacu ihora ishaka kwiruhukira, ariko urakoze kutubyutsa. Izina ryawe turihawe icyubahiro. Nta cyiza na kimwe dufite tudakura kuri wowe, nta cyiza na kimwe twakwirata tutahawe nawe. Byose ni ubuntu, byose ni ubuntu. Turagushimira ubwo buntu buruta uko tubuvuga, turagushimira ubwo buntu butagereranywa, turagushimira ubwo buntu bwo kwitwa abana bawe, turagushimira ubwo buntu bwo kubonera imbabazi imbere yawe. Turagarutse kwiherana nawe, tugarutse kukubwira ngo tugufitiye umwanya, tugarutse kukubwira ngo iyi minsi 7 turakwifuza. Ngwino wuzure imitima yacu, tukubera ubuturo utakimukamo ukundi, tukubera ubuturo uturamo ukayobora ukagenza uko ushaka. Njye kuguha umutima wanjye, tukuzaniye imitima yacu kugira ngo ukore umurimo wawe nk'uko bishaka. Tukuzaniye aharwaye kugira ngo hakizwe nawe, tukuzaniye ahakeneye impinduka kugira ngo duhindure Mwami w'abami, tukuzaniye ahakeneye kuguranirwa ibyanjye bikavaho hakuzura ibyawe kugira ngo bikore nyaguhora ku ngoma. Icyiza cyo kubana nawe nuko tutamenya aho uri bukore, nuko tutamenya aho uri bugeze, ariko imbere yawe haba impinduka, imbere yawe niho byose bihindukira, imbere yawe niho ibyasenyutse byongera kubakika, imbere yawe niho ibyapfuye bizukira, imbere yawe niho ibyatakaje amahoro biyagarurirwa, imbere yawe niho ibyiringiro byacu bizukira, imbere yawe niho hari ubuzima. Turagarutse Mwami w'abami, wakire iki gitambo cya mu gitondo maze kiguhumurire neza. Ndagushimira amaraso yawe atwoza Kristo, ndagushimira amaraso yawe atweza, ndagushimira amaraso yawe turiho nk'ikimenyetso gituma twemerwa ahera cyane, gituma twemerwa mu maso ya Data wera utagira n'igicu cyo guhinduka. Ariko amaraso yawe Yesu yaduhinduye abemewe, gusenga kwacu kuremerwa, igitambo cyacu kiremerwa, tubasha kongera guteta imbere ya Data nk'abana. Umworera mugari wari uri hagati yacu n'Imana ukurwaho n'umusaraba wawe Yesu. Muri ubwo bushizi bw'amanga nitwo tugarutse imbere yawe Papa, kuri iyo ntebe y'ubuntu twemerewe kwegera ngo tudatinya, ukatwemvita. Iyo niyo tugarutseho, tudatinya rwose, twiringiye neza kumvwa nawe, twiringiye neza guhindurwa nawe, twiringiye neza gukorwaho nawe. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Data, urakoze kubwo ubuntu bwatuvanguye mu kivunge cy'abahoze bagutera umugongo, ubuntu bukatugira inshuti zawe, ubuntu bukatugira abana bashobora kukwegera batagitinya, batagiciriyeho iteka, ubuntu bukadukuraho urubanza rwo gupfa twari dukwiriye, ubuntu bwawe bukaduha kwemerwa. Uko niko tugarutse imbere yawe muri iki gitondo, turifuza kwigumanira nawe, turifuza guhindurwa nawe, turifuza kutwuzura nyaguhora ku ngoma. Tuvuye mu birangaza, tuvuye yewe no mu nshingano ziri ngombwa z'umumaro, ariko turaje Mwami w'abami ko tuzi ko dushobozwa byose nawe Kristo duha imbaraga. Tugarutse kuvoma imbaraga, tugarutse kuvoma ubushobozi, tugarutse kwimbika mu busabane dufitanye nawe. Turagarutse Mwami w'abami kugira ngo duhindurirwe imbere yawe ahari ibyo tutamenye ko igihe cyo kuhindurwa cyageze, kugira ngo duhindure Mwami ahari aho tutamenye ko igihe cyo kubivamo cyageze. Turaje kugira ngo utwumvishe ijwi ryawe, ijwi ryawe riri ijwi ryawe rivuga neza, ijwi ryawe rituje ryongere rigira umwanya ahari urusaku rw'ibyo duhoramo duhugiyemo rwatumye tutumva icyo dusaba,
rwatumye tutumva next step, rwatumye tutumva igikurikiraho, rwatumye tutumva indi mvugo yawe. Turaje mwami w'abami kugira ngo twiherane nawe. Reka abahungu n'abakobwa tuzamukanye muri iki cyumba cyawe, utwumvishe ijwi ryawe nyaguhora ku ngoma, utwumvishe kuyoborwa nawe, utwumvishe ubusabane bwongere butohe butagitakara, butohe butacyumagara, butohe tutagitakaza ibyo bihe mwami w'abami. Ntitwifuza kuhazamuka gusa twongera tuhamanuka, turifuza kwibanira nawe byiteka. Ngwino ture mu mitima yacu byiteka, ngwino twiharire mwami w'abami. Nkuko watubwiye ko iyi mibiri yacu ari ubuturo bwawe, turifuza ko watura utacimuka. Turifuza ko muri iyi minsi 7 wamaramo ikintu cyose cyakubyiga, ikintu cyose utaryoherwa no kubana nacyo mu mutima wanjye, ikintu cyose utaryoherwa no kubana nacyo mu buzima bwanjye. Nicyo ntazi mwami w'abami, nje imbere yawe nk'uwambaye ubusa, kugira ngo mu mwijima hari umwijima ntamenye, hamurikwe n'umucyo wawe mukunzi mwiza. Umwijima tutamenye, ibyo twagize ngo ni ibisanzwe kuko hari aho twabibonye bikorwa kenshi, ibyo twagize ngo ni ibisanzwe kuko hari aho sensibility yo gusabana nawe yari yagabanutse. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo bitwumvishe, kugira ngo biduhindurire, kugira ngo bidukosorere. Turifuza kwiherana nawe mwami w'abami, ntaho dusize tutaguhaye. Turifuza kuguha ibice byose n'inguni zose zigize imitima yacu, kugira ngo uzinjiremo, winjire mu nguni zirimo ubwoba, winjire mu nguni zirimo gushidikanya, winjire mu nguni zijya ziyoberwa iby'amasezerano yawe, maze ubimaremo, utwiharire nyaguhora ku ngoma. Twigwanike mu gituza cyawe nk'abana batoya, nk'uko umwana mutoya yigwanika mu gituza cya mama we, nk'uko umwana mutoya amererwa neza ari mu maboko ya se, adafite ubwoba bwo kugwa hasi, adafite ubwoba ko atamureberera. Turaje ngo winjire mu nguni zose zibidushidikanyisha, turaje ngo winjire mu nguni zose zibituma tugukuraho amaso tukajya kwirwanaho nk'imfubyi kandi dufite data. Turaje papa, turaje ngo winjire mu nguni zose z'abantu batabasha kugeramo, turaje winjire mu nguni z'abantu bumva batawe nawo hagere nyaguhora ku ngoma. Winjire mu nguni zo kumva umuntu ari nyamwigendaho, winjire mu nguni nyaguhora ku ngoma zo kwanduzwa n'ibyisi, winjire mu nguni z'urukundo rw'ubutunzi n'ubukungu n'ibimeze nk'ipiganwa biza mu mitima yacu. Turaje ngo winjire mu nguni zose mwami w'abami, maze usigare utwihariye mukunzi mwiza. Reka ikintu cyose kidasa n'icyo wagenewe abana bawe ukimaremo, reka ikintu cyose kidasa nk'icy'abana bo muri ubu bwami ukimaremo. Dore isi igitwanduza tukongera tugasa nayo, tugatekereza nkayo, tugakora nkayo, tukirwanaho nk'uko birwanaho nyaguhora ku ngoma, badategereje icyo bivugaho, batitaye ku cyo bikubwiye. Turaje papa, turaje kugira ngo ugere muri izo nguni zose. Mwuka wera nshuti nziza, ngwino umaremo ikintu cyose cyaba cyaraguteye agahinda, cyaba cyarakubabaje, waba warerekejeho amaso ugasanga kirababaje, nyamara twebwe tutanakimenye, nyamara twebwe twabonye ari nk'igisanzwe, cyangwa se natwe tubizi ko kidakwiriye ariko tukagihitamo kuko dufitiye inyungu runaka. Turaje papa, turaje ngo tuvidurwe n'ibintu byose bidakwiriye abana bo mu bwami bwawe. Turaje ngo udukuriremo ibyo twumvise ari ibisanzwe nyamara atari ibisanzwe. Turaje ngo sensibility yacu mwuka wera isanwe, handi twumva buri muniho wawe, handi twumva buri wish yawe, handi twumva buri gutekereza kwawe, buri kwifuza kwawe washaka ku mwana wawe. Turaje ngo iyo sensibility abayitakaje yongere isanwe. Turaje papa, aho tuyoberwa ntitumenye ko niki kikubabaje, tukavuga ngo n'abandi barabikora, tukavuga ngo se si ibisanzwe, nyamara wowe uri muri ubimurikaho, nyamara wowe uri mu bitungira agatoki, nyamara wowe uri mu bivugaho. Turifuza kukubera inshuti mwuka wera, turifuza kutakubabaza namba, turifuza ko wareba mu buzima bwacu hose hakakuryohera, hose hakakubera igitambo, hose hakagushimisha, hakubera igitambo kikunejeje. Turifuza ubuzima bwacu, buri segonda y'ubuzima bwacu, buri gatekerezo gatambuka mu bwonko bwacu, buri action, buri gikorwa, buri gitekerezo, buri kintambuka mu mutwe kitanagaragaye inyuma, kitanashyizwe no mu bikorwa. Turifuza ko byaguhumurira neza, turifuza ko byakubera igitambo kiguhumurira. Waduhaye agakiza mukunzi mwiza, uradukiza ntitwahita dupfa ngo tujye mu ijuru, kugira ngo dukurikizeho ubuzima bwo kwitoza gusa nawe igitondo n'umugoroba. Iyo niyo myaka uduhagaritsemo, iyo niyo myaka y'inyongezo duhaye. Turaje papa kugira ngo ikintu cyose rero kitaguhumurira neza, ikintu cyose kitakuryoheye, ikintu cyose cyica gitokoza ubusabane bwacu nawe, kugira ngo kidukorereho. Urakoze kuko atari imbaraga n'amaboko, urakoze ko ari kubwawe
Mwuka Wera, urakoze kuryohewe no gukora uwo murimo. Turaje kandi kugira ngo ducecekere imbere yawe, turaje gusa kugira ngo tudasuka amagambo gusa ngo azatambuka ari amagambo. Turazamutse mu cyumba cyo hejuru dusa nk'abambaye ubusa, turaje turi vulnerable, turaje tutaje kwihagararaho, tuje kukwereka harwaye, tuje kukwereka intege nke, tuje kukwereka ibidushidikanyisha, tuje kukwereka ibyo tujya tukubwira tukakuburanya nkaho utari Imana izi byose. Ibyo byose turabikuzaniye mu cyumba cyo hejuru, tuje kwicara ku birenge byawe kugira ngo twigishwe nawe. Nje kukubwira ngo ngufitiye umwanya, nje kubwira ngo ngufitiye umwanya, nje kubwira ngo ngufitiye umwanya, umwanya wo kwemera gukosorwa nk'umwana, umwanya wo kwemera gushyigikirwa n'amaboko yawe nk'umwana, umwanya wo kwemera guterurwa n'amaboko yawe nk'uruhinja, umwanya wo kwemera kugaburirwa nawe, konka ibivi wawe nk'uko umubebe agirira inyota amashereka ya mama we, konka ibivi wawe, gutegera mu maso yawe, kwicara gusa kugira ngo nkosorwe nawe, kwicara gusa kugira ngo nigishwe nawe, kwicara gusa kugira ngo nubakwe nawe, kwicara gusa kugira ngo ibyo ushaka aba ari byo ukorera mu muntu wanjye wamwe imbere. Ni umwanya Mwami atari wo kwihagararaho, ni umwanya wo gusukira byose byuzuye imitima yacu, ni umwanya wo kukubwira ibyo tutabasha kubwira abandi, ni umwanya wo kubwira ibyo tutabasha kubwira abo dukunda n'abadukunda. Ni umwanya wacu nawe Mwuka Wera. Unyemerere usabane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, unyemerere watsi icyo gicaniro cyo busabane, unyemerere wongere usane atari amagambo yo gutondekanya gusa, wongere usane atari kubikora nk'uko babitwigishije, ahubwo ubusabane bwimbitse hamwe nawe. Utubereye Imana, utubereye inshuti, utubereye umubyeyi, utubereye byose, utubereye ubuhungiro, utubereye ubwugamo, utubereye wowe wenyine utagira gisimbura. Umwanya wo kwiherana nawe, umwanya wo kubana nawe, umwanya wo gusuka iminiho y'imitima yacu, umwanya wo gusuka amagambo, umwanya wo gusuka ibitwenge, umwanya wo gusuka amarira, umwanya wo gusuka kubaho kwacu kose tudafite reserve, tutagize ibyo twisigariza, umwanya wo kugusukira byose Papa. Bamwe ntituzi n'ubwo busabane, bamwe ntituzi no gucecekera imbere yawe, bamwe ntituzi iyo biva niyo bigera, niyo biherera, niyo bitangirira. Bamwe dukurikiza gusa protokole kuko twatojwe ngo habanze iki agakurikiza iki, ariko turashaka ubusabane burenze protokole. Turashaka kwihererana nawe, turashaka wiharira imitima yacu, turashaka wiharira ubuzima bwacu, turashaka udasiga urugi na rumwe rw'imitima yacu rukinze rukwangiye kwinjirayo. Turashaka winjira muri buri nguni, turashaka winjira muri buri gace nako tutazi ko gahari. Hari inguni zihishwe iyo inyuma tuba tutacyanibuka, twabitsemo ibintu, twabitsemo abantu, twabitsemo ibyatubabaje, twabitsemo ibyadukomerekeje, twabitsemo ibyo twibwiye kutabyitayeho. Hari inguni ziri inyuma tutanibuka z'imitima yacu, tuje kugufungurira kugira ngo winjire hose, winjira aho twabitse abantu ubasore mu mitima yacu, winjira aho twabitse ibyatubabaje ubikure mu mitima yacu, kuko ijambo ryo ryatubwiye ngo buri munsi ukwiranye n'ibibi byawo. Winjira aho twabitse amarira n'agahinda tukanga kubirekura, kandi utubereye uwo kwizerwa. Winjire utuguranire aho twabitse imyenda y'ikiriyo tukanga kuyiyambura. Winjire Mwami w'abami utuguranire, utwambike imyambaro y'ibirori, kuko wuzuye kugira neza n'imbabazi, kuko imigambi yawe kuri twebwe ihora ari myiza. Winjira aho twabitse amasheke yacu, amafeya yacu, kunanirwa kwacu tukavuga ngo n'ibindi ntibizakunda, ngo kuko nabiriya bitakunze. Naho winjira utuguranire Mwami w'abami, winjira utuguranire, maze uhuzuze ibyiringiro, kuko warasezeranye, uratubwira ngo uzagenda imbere yacu, ngo hataringaniye uharinganize. Nta kintu na kimwe wampamagariye kugeramo utarakintanzemo, nta hantu na hamwe uduhamagarira kujya utaradutanzeyo. Turaje Mwami w'abami kugira ngo winjira aho hose, haba ubw'inararibonye y'ubuzima, n'ibipfa n'ibihomba bitwuzura bikaruta ijambo ryawe. Muri experience yo kuroba, nkuko Petero yarabizi ko abarobyi badahagarara ku mazi, nkuko yarabizi ko umuyaga wo mu mazi ukomeye byatumye atera intambwe ku mazi, atangiye kugenda gushyizeho amaso, mu kanya yagukuraho ayerekeza ku byo asanganywe n'ibyo amenyereye, yuko ajya abona imiyaga mu mazi, yuko hari abarobyi yabonye bandi barohama,
yuko hari wigeze kubona ubwato bwenda kurohama maze gukuraho amaso. Uko niko inararibonye zacu twazibitse mu cyumba, inararibonye zo kunanirwa, inararibonye z'abarwaye indwara tukabona barapfuye, inararibonye z'ibitarakemutse, inararibonye z'ibyo ngo twasenye ngo tukabona ntibyabaye ngo kuko tutamenye ubushake bwawe. Turagukingura n'icyo cyumba mwami waba kugira ngo wongere utwuzuze ibyiringiro, wuzuze abahungu bawe n'abakobwa bawe ibyiringiro babitakaje, wongere ubahe imirebere mishya, wongere uduhe imirebere mishya, wongere ukore naho ngaho, winjire mwami waba akamenyero k'isi aho kicaye, aho twabwiye ngo bigenda bitya ngo bikora bitya, ngo udafite umuntu ntibizakunda, ngo udafite kivugira ntibizakunda, ngo utaravutse mu muryango mwiza ntibizakunda, ngo rega ngo uko umuntu yatangiye ngo niko bisoza. Tukibagirwa kuri Imana igitanga itangiro rishya, tukibagirwa kuri Imana ikura mu busa, tukibagirwa kuri Imana iprovidinga naho umuntu atabikiye. Uko niko wagenjereje Aburahamu kubwo kukumvira, akajya ku musozi wamubwiye. Guhagarara ku misozi utatubwiye bituma tuburana n'ibitambo wari wagennye. Uwiteka we, turagarutse tugukinguriye izo nzugi z'imitima yacu, ibyo byumba twabikiyemo imiruho, ibyo byumba twabikiyemo imibabaro, ariko ku musozi wavuze ageze aho wari wamubwiye ngo nyamara rwari urugendo rw'iminsi, ariko ageze ku musozi w'i Moriya ahasanga intama y'icungu kubwo kukumvira. Ntabwo yasize ayihaziritse, ntabwo bene wabo bari bayihamushyiriye, ntabwo Setera yari yarayihamubikiye, ahubwo ku musozi wawe uraprovidinga. Ariko ubwenge bw'isi n'ibyo twatinzemo no kunanirwa bituma tugukuraho amaso, tukagumana ibyo byumba tukabigundira, tugakinga cyane ngo utahinjira muri iyi minsi 7 papa. Tukuzaniye ibyo byose kugira ngo winjire aho twabitse iminaniro, winjire aho twabitse ibyo twishe n'ibitarakunze, yo n'ibyo twakoze kera bikanga, n'ibyo twabonanye abatubanjirije no kunanirwa kw'abandi kwaduteye kuvuga ngo natwe ntituzaharenga. Turakwemere ngo winjire muri ibyo byumba, maze wibonera abahungu n'abakobwa batagukuraho amaso, wibonera abahungu n'abakobwa bari bwemere kukwiringira nk'abana batoya. Erega imirwanire yawe itandukanye n'iy'abantu, erega intambara zawe zikora mu buryo bwawe. Uko niko wabwiye Gideyoni ngo nagabanya abo bagendana ngo ejo batazakwirarira ko bagutsindishije amaboko yabo. Twebwe abo tugendana ababaye bakeya turacogora rwose, ndetse iyo twambuye intwaro tuzi ko ari iz'abantu bakoresha turacogora rwose. Ariko uramubwira ngo iyo ntambara ega ntizabi y'amasasu, izabi y'ibibindi no kuzunguza urumuri, ibintu bitari mu ubwenge. Ariko niko wahisemo gukirisha abakwizera. Turaje mwami muri iyi minsi 7 ngo ijambo ryawe ribone umwanya mu mitima yacu. Rimwe ryatambutse mu gutwi kumwe rihinguka mu kundi, ntiryabona umwanya mu mitima yacu. Turaje ngo imitima yacu yorohere kumva icyo uvuga. Wabwiye abigishwa bawe ngo nibazamuke bategereze, bakumvira batazi icyo bategereje ishusho yacyo, bakumvira batarakibona, bataramenya uko bikorwa, ariko barakumvira barazamuka muri ubwo bwo. Turaje mu cyumba cyo hejuru mwami, muri icyo cyumba cyo hejuru cy'uku kwezi kwa 5 ngo habyarira abahungu n'abakobwa dushobora kukumvira, tugategereza ibyo uvuga, bikagira umwanya mu mitima yacu, tukabitindaho. Garura amaso yacu ku byo uvuga. Dore amaso yacu ari ku mavideo acicikana, dore amaso yacu ari ku makuru acicikana, dore amaso yacu ari ku bidusetsa bicicikana, dore amaso yawe ari ku makuru agezweho acicikana, dore amaso yacu ari ku bastar, dore amaso yawe ari ku ba influencer batandukanye, dore amaso yawe ari kuri ibyo byose, ari kuri ibyo byose. Ariko ntiyatinze mu ijambo ryawe, ijambo riboneye, ijambo rimeze nk'indorerwa mu nyamara ridukosora, ijambo ryuzuye rifite imbaraga zo gukiza, ijambo ryeza, kuko waravuze ngo datubereshe ukuri, ngo kuko ijambo ryawe ni ukuri. Turaje mwami muri iki cyumba cyo hejuru ngo duhe gushyira amaso ku byo wagize iby'ingenzi. Wabyarira abahungu n'abakobwa badakura amaso mu byanditswe, wabyarira abahungu n'abakobwa bafite inyota yo kwihererana nawe, wabyarira abahungu n'abakobwa bashobora kuba inkingi zikomeye mu itorero rya none, wabyarira abahungu n'abakobwa bashobora kuzamura amaboko binginga by'ukuri, badaca urubanza,
badacira urubanza, tudacira urubanza abakozi bawe, tudacira urubanza tutavuga abatuyobora, ahubwo duhaguruka twinginga by'ukuri. Uhabyarira abahungu n'abakobwa twebwe hari abo tutazi n'amazina yabo, ariko bashobora guhagarara nk'ab'ingenzi, bateruye iki gihugu mu biganza, bateruye itorero mu biganza, bateruye abatuyobora mu biganza, babafite ku mutima. Turaje mwami w'abami ngo twuzuze ibyawe. Duhora tukubwira ibyacu kandi biratwuzuye, ntibinatinda, ntitunatinda kubigusukira, ariko mu cyumba cyo hejuru turaje mwami ngo nawe utubwire ikiri ku mutima wawe. Niyihe priorite, ni igiki cyihutirwa wifuza kubwira abakunzi kireba igihugu cyacu? Ni igiki cyihutirwa wifuza kubwira inshuti zawe kireba itorero ry'iki gihugu cy'u Rwanda? Ni igiki cyihutirwa ku mutima wawe wifuza kubwira inshuti zawe kireba imiryango y'abanyarwanda? Ni igiki ngo kiduhe mwami? Ni igiki ngo kitwongorere? Waravuze ngo ntago wajya gukora ibyo ukora i Sodoma utamenyesheje inshuti yawe Abraham. Turaje muri iyi misi y'irindwi mu cyumba cyo hejuru ngo twongere twubake ubucuti, twongere twubake ubucuti nawe. Ubucuti ntago bujya buba inzira imwe, ahubwo ziba inzira ebyiri, ariko umubano wacu nawe wabaye inzira imwe. Guhora tukubwira ibyo dushaka, duterura nk'abari muri supermarket. Turagarutse mwami w'abami ngo nawe utubwire ibiri ku mutima wawe, ahari wabuze uwo wabwira, kuko twese ngo wasanze duhugiye mu byacu. Igihe kimwe umugaragu wawe Pawulo yaranditse ngo rega nabuze uwo ntuma, ngo kuko bose basigaye bashaka ibyabo. Ariko bukeye yabona Timoteyo udashaka ibye ahubwo ushaka ibyo ubwawe. Ndaje ngo umaremo ibyanjye bijya bibyiga ibyawe mwami, ibyanjye bibyiga ibyawe, agenda zanjye zibyiga agenda zawe. Mu byo ugambirira gukorana nanjye reka zimarweho, maze ibyawe binyuzure mwami w'abami, kuko ibyawe bihora ari byiza. Ibyawe ni ibirama, ibyawe ni ibihoraho, ibyawe ni ibifite igihe cy'iteka. Ariko ibyanjye ni iby'utwaka duke, ni iby'iminsi mike, bikanashira bikanabora, ntibizongere no kwibuka. Ndaje ngo imigambi yawe yuzure umutima wanjye, ndaje ngo imigambi yawe yuzure, turaje ngo imigambi yawe yuzure imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Turaje ngo twiharire mwami w'abami, utwiharire, utubwire ibyo dushakaho, utubwire ibyo ushaka kuri iki gihugu, utubwire ibyo wifuza gukora mu itorero. Agenda z'abantu zimarweho, ahubwo izawe zikorere mu bantu, kuko n'ubundi ntiwimanukira iteka utuma abantu. Mwami turimo dusenga muri iki cyumba cyo hejuru, ndakwinginze ngo imitima yacu yongere ikangukire ko gutega amatwi. Uwanjye n'uwabo dusengana n'uwabandi hirya no hino, Mwuka Wera aho wowe ubasha kugera, imitima yacu ikangukire kwifuza kumva icyo uvuga, kugira ngo bari icyo tugenderamo. Ukiza abitorero, ukiza abuhamagara, abuhagurukije, abo tuzi, nabo urimo uhagurutsa tutanazi, wowe uzi. Udukizanye hamwe, ubakize kutagwa mu mitego y'abantu yo gushaka gushimwa n'abantu kuruta gushimwa na isi. Ihora ikurura, ishaka kudushyira mu ngoyi zayo, ishaka kudushyira mu migozi yayo. Ariko hagurutsa abahungu n'abakobwa bashaka wowe. Abigishwa bawe babakangishije mu byakozwe n'intumwa, ngo barabakangisha, ngo barababwira ngo ntibazongere kubwiriza muri iryo zina, ngo baravuga ngo icyaba cyiza no kumvira Imana kuruta abantu. Babivugaga bari hagati y'urupfu n'ubuzima, babivugaga babibwira baba bafiteho ubutware, bashobora kubafunga bagahera muri gereza, ariko baravuga ngo icyiza no kumvira Imana kuruta abantu. Hagurutsa abahungu n'abakobwa bataryoherwa gusa no kunezeza abantu, bataryoherwa gusa n'amashyi y'abantu, bataryoherwa gusa no kuvuga ngo abantu bazavuga iki, ngo abantu bazagira ngo iki. Twiharirwe nawe, kuko ibyawe ntibikoze isoni, ibyawe ntibikoze isoni, bihora ari byiza kuruta iby'abantu.
kandi ntibisunika n'abantu, ntibinabasitaza, ahubwo ni ibyawe, nibyo byiza, nibyo byiteka. Hagurutse abahungu n'abakobwa bafite iyo mitima, turifuza kuba muri abo ngabo Mwami. Urakoze Papa, urakoze ko tutazamanuka mu cyumba cyo hejuru nk'uko twaje, urakoze ko tutazamanuka ubusa, urakoze ko tuzamanukana imbaraga nk'uko abagabo bari buzuye ubwoba bahazamutse bakamanukana imbaraga, bakamanuka buri muntu yahawe umugabane w'umwuzuro w'Umwuka Wera, bakamanuka byuzuye bisesekaye, bakoreshwa nawe, bafite ubushizi bw'amanga burinda bubageza mu rupfu batavuyemo. Turifuza kubona iryo torero, turifuza kurirebesha amaso muri generasiyo yacu, iryo torero ryuzuye imbaraga, iryo torero ryuzuye ubushizi bw'amanga, abagore n'abagabo, abahungu n'abakobwa buzuye guhamya. Turabyifuza muri iyi generasiyo Mwami. Urakoze Data, urakoze ko wumva, urakoze ko nta sengesho na rimwe ritakara hasi. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Nushimwe. Turagushimira ibihumbi by'abahungu hagurutsa, turagushimira ibihumbi by'abakobwa uri mutegura, turagushimira ibihumbi by'abagore n'abagabo uri mutegura muri iki gihugu ndetse no hirya no hino Mwami w'abami, kugira ngo dukoreshe mu gihe cyanyuma. Tuje kubwira ngo turahari Mwami, kugira ngo twuzuze ibyo ushaka. Turahari Mwami kugira ngo dutume uko ushaka, kugira ngo izina ryawe ryonyine abe ari ryo tuberaho. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, harageze ko natwe dutanga ubugingo bwacu ku bwa benshi. Ngwino twiharire, ikintu cyose cyatambamira umugambi wawe gikurweho, yewe n'intege nke zacu zatuma dusa nk'abasibiye uzuzuze mu imbaraga zawe. Kamere yacu itaratunganywa yaduheza ahantu hamwe, itunganywe n'umwuka nawe Mwuka Wera ku buryo bw'igitangaza. Nasanze ujya uhindura umuntu mu buryo bw'igitangaza, nasanze ujya transforma umuntu mu buryo bw'igitangaza. Umunyantege nke agahiga ko ahindutse umunyembaraga. Reka uwo murimo ukore muri iki cyumba cyo hejuru. Intege nke zacu turazikuzaniye, tuje imbere yawe nk'abambaye ubusa, kugira ngo hari intege nke yuzuza imbaraga. Aho uzuye kudashobora wahindure gushobora, aho uzuye ubunebwe butubuza gusenga no kuba mu ijambo ryawe uhuzuza imbaraga zawe, kuko urabikora, kuko urabyubaka, kuko ujya ubikorera mu muntu buntu akuzurwa n'imbaraga zawe. Urakoze Papa, urakoze Data. Ubwoba butuma umuntu adatera intambwe, atwinjira mu bizumuhamagarira, umumarisheho imbaraga zawe, kuko nabyo urabikora. Petero mu kanya gato yari afite ubwoba bw'urupfu, mu kandi kanya asohoka yuzuye imbaraga zo guhamya, arinda agera mu rupfu atagisubiye mu bwoba, atagisubiye mu kukwihakana. Ibyo nabyo urabikora Mwami w'abami. Urakoze Data, urakoze kuri ukwizerwa. Ninde wundi umuntu yasukira umutima wamera nkawe? Ninde wundi umuntu yarekurira ubuzima bwe mu biganza byizewe utari wowe? Utwemerera abahungu bawe n'abakobwa bawe, turekurira ubuzima bwacu bwose n'ibyo twisigarije, udushoboze kubirekurira mu biganza byawe. Urakoze Papa, cyubahiro cyose nikikugarukire. Reka dufatanye gusoma iri jambo ry'Imana riri muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 46 kugeza ku murongo wa 52, hanyuma dukomeze dusenge. Mariko 10:46-52. Mwaramutse neza, Yesu nashimwe cyane, urakoze gusenga. Aravuga ngo nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Uyumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Niki nifuza ko twakwigira muri ubu butumwa bwiza byabaye ku buzima bwa Barutimayo. Nifuza ko tuhigiraho ko mu mwanya wacu wo gusenga, umwanya wacu wo kubana n'Imana, ari umwanya wo kuba vulnerable, kuba
kwemererwa kuba umeze nk'umunyantege nkeya, umeze nk'utishoboye, niba ariko navuga, ngira ngo mu cyongereza bavuga vulnerable, niba ariko bavuga uwo mwanya wo kumera gutyo. Kubera kumenyera gusengera mu kivunge cyangwa gusengera imbere ya kamera nk'uko nguko, hari igihe abantu bibagirwa kuba vulnerable imbere y'Imana, bibagirwa kuba basa nk'abadafite imbaraga imbere y'Imana. Ubuzima budusaba gukomera iteka. Niyo urwaye ariko afite akazi, urabyuka ukikomeza ukajya mu kazi. Niyo ufite intege nkeya ariko ufite inshingano, urabyuka ukambara imbaraga ugafasha abana bawe cyangwa ugakora izindi nshingano. Uvuga ngo ubuzima budusaba kuba tough, gukomera niko ubuzima budusaba. Rimwe na rimwe rero no mu misengere tukibagirwa ko Imana ni papa, Imana ni data. Imana nubwo ari umwami, umuremyi w'ijuru n'isi, ndetse iri na souverain, yigenga mu byemezo byayo, ariko hejuru y'ibyo yatugize abana. Imana ni papa, Imana ni data, Imana ni inshuti, Imana iradukunda, Imana itwitayeho. Umwanya wo gusenga rero cyane cyane iyo umuntu ari wenyine, ni umwanya wo kuba vulnerable, ni umwanya wo kubwiza Imana ukuri, ni umwanya wo kujya imbere y'Imana nk'uwambaye ubusa. Yesu ahamagaye uyu mugabo akamubaza ngo urashaka ko nkugirira gute? Ntago yaciye hino ngo abanza mubwire ngo umwami, ngo uri umwami, ngo w'ijuru n'isi, ngo Yesu ngo waje kudukiza, ngo uri igitangaza. Yaramubwiye ngo urashaka ko nkugirira nte? Aramubwira ngo ndashaka guhumuka. Kandi yazamuraga ijwi ataka atitaye, uretse ko nta n'izina ry'icyubahiro yari afite kuko yarasabirizaga, ariko ntiyari yitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Yesu ahahingutse ibindi bintu byose byahise bibura agaciro. Yahise azamura ijwi arataka cyane ko yaravuze ati aya niyo mahirwe yo kubwira uyu mugabo. Numvise amakuru ye, kuko icyatumye ataka amenye ko ari Yesu w'i Nazareti uhaciye nuko yari yarumvise ko Yesu akiza. Hanyuma azamura ijwi arataka. Ikitwereka ko atari yitaye ku bantu nuko abantu bamucecekesha akanga guceceka, agakomeza akongera agataka, ndetse ajugunya ikote rye. Abajya babivugaho nubwo bitanditse muri Bibiliya, bavuga ati iryo kote rye niyo yabyikagamo amafaranga asaba, kandi koko biranashoboka dukurikije abandi bantu basabiriza tujya tubona bafite ibyo bagendana bashyiramo amafaranga. Yabitaye hasi. Muri ako kanya umuntu wagize agaciro n'umwe ni Yesu. Ndagusaba rero mu minsi yo gusenga, niko kwari uko dusengana. Impamvu mbayobora amasengesho ntya nuko mba ndimo numva ko nsengana n'abandi, ariko igihe nsenga n'igihe nyine, ibi bimwe mu byo nsenga hano ndabisenga, ariko hari n'ibindi ntasengera aha ngaha nsenga n'igihe nyine. Nawe ukwiriye gusenga uri wenyine. Ni umwanya wo kwemera kumera nk'umwana mu maso y'Imana, ukabwiza Imana yawe ukuri, ukayemerera ikagera ahantu hose. Iyo ugiye kuvugana nanjye, iyo ngiye kuvugana nawe, ntabwo nakubwira nk'uwambaye ubusa, kereka umuntu umenyeranye cyane kandi w'inshuti cyane kandi nanone wizeye cyane. Ariko abantu basanzwe iyo baganira iteka bashyiramo ako twita reserve, bashyiramo bagira aho bagarukira. Ntago birekura wese 100% cyangwa hejuru 100%. Ariko mu maso y'Imana, nkubwire inshuti y'Imana, mu maso y'Imana tuhagenda nk'abambaye ubusa. Nago ukoresha amavokabulere akomeye, wumvanye abantu bazi gusenga, wenda rimwe na rimwe utazi naho bayakuye. Suko ugenda imbere y'Imana nk'uwambaye ubusa. Iyi minsi yo gusenga ikubera iminsi yo kubwiza Imana ukuri. Uyibwire aharwaye hawe, uyibwire aho unaniwe, uyibwire aho ucogoye, uyibwire ibigushidikanyisha, uyibwire aho unaniwe gusenga. Atari kuyibwira gusa, unayisaba, kuko itanga imbaraga. Ubu turi mu minsi 7 yo gusenga no kwiyiriza. Uyibwira uti wenda ukwezi gushize nakozeho umunsi umwe, ikurikiraho irananira, ndagusaba imbaraga kugira ngo twigirane imbere. Ntabwo Imana uza uyirariraho. Uyibwira uti kano kazi karanduhije, ndumva nkeneye impinduka. Uyibwira uti ndarandizwa n'iki n'iki, nkeneye impinduka, ngwino ntabare. Ibyo bintu bibwirwa Imana. Abantu b'inshuti, abantu badufasha gusenga, abantu badukuriye mu mwuka, niko kuyo tugize umugisha tukababona bizewe, dushobora kubibabwira, tukababwira rwose byuzuye imitima yacu. Ariko Imana irabasumba, Imana irabarusha amaboko, Imana niyo kwizerwa. Eka bikubera uko ubwiza Imana yawe ukuri, uyibwira intege nke kandi uyibwire kutifuza kuzihoramo. Uyisaba imbabazi niba ufite ibyaha ku buzima bwawe bikwizingiyeho. Urabizi ko ubwo buzima atari bwo bukwiriye abana b'Imana. Ntago uyireshya, ntago amasengesho y'iminsi 7 ahinduka igitambo cy'ibyaha. Ibyaha babisabira imbabazi. Ntago amasengesho y'iminsi 7 ari ruswa duha Imana kugira ngo igire ikintu runaka dukorera, ahubwo ni iminsi yo kuza gusana ubusabane bwacu n'Imana. Ni iminsi yo kwifuza kumva ikitubwira, ni iminsi yo kureba mu maso hayo, ni iminsi yo kugabanya
amasaha namaraga mu bindi bintu runaka nshobora gukuraho ubuzima bwanjye ntagire icyo buba, uwo mwanya nkawufata nkawukoresha gusabana n'Imana. Ni iminsi kandi yo kongera gusanwa kw'igicaniro cy'amasengesho aho kiba cyarazimye. Imana ntibayisanga muri protocol, Imana ntibayisanga bacishije ahanahana. Baruteremayo we, urashaka nkugirirane? Ndashaka gukira. Bura mu bindi bintu byiza Petero yari afite harimo kubwiza Imana ukuri. Petero niwe muntu wagenze hejuru y'amazi, abona Yesu, abaravuze ati nimba ari wowe nanjye mbwira nanjye nzi. Nivuga ngo ibyifuzo bye byari gutya. Umuco wa Kinyarwanda wo kubika rimwe na rimwe ubuvanze n'uburyarya, none n'undi muco utari wo twasanze mu kirokore. Ntukajya winjira muri uwo muco, ariko usanga Imana yawe yibwiza ukuri. Yibwira uti ndabizi ko wampamagariye ibi, ariko sindimo ngerayo, ndagusaba imbaraga. Abantu Imana ihamagara kuzakomeza abandi, hari ibintu bajya bacamo batanasobanukiwe. Twifashishije ubuzima bwa Yosefu, tutagiye ku buzima bwacu, twifashishije ubuzima bwa Yosefu. Imana yari yamuhamagaye kugira ngo nyine azakize bene wabo, azasohoze bire yasohoje igihe kigeze muri Egiputa. Ntabwo Yosefu yari kumenya impamvu aciye muri uriya mubabaro. Kuki Yosefu ari we mwana ari mu batoya akurikirana na bucura? Kuki Yosefu ari we wanzwe n'abakuru be? Kuki Yosefu ari we wagurishijwe? Murabizi ko no kumugurisha nabyo byari amahirwe, kuko bendaga kumwica. Umuvandimwe umwe aravuga ati oya, reka twe kwishyiraho amaraso. Kuki Yosefu ari ugeze kwa Potifari yagerageje gukora neza, atanyereje iby'abandi, kuko muzi ko Potifari yageze igihe akaba atanamugenzura, nta audit amukorera kubera ubwizerwe bwe, kugeza igihe azamuwe akayobora abandi bagaragu. Kuki Yosefu ari urenganye? Kuki Yosefu ari uriya mugore yifuje? Kuki ikinyoma cy'uriya mugore cyafashe akamubeshyira bigakunda? Imana ntimukumbaganye nk'uko yakumbaganyije Herode agahita apfa, cyagiye bamuvuga ngo ni Imana none si umuntu. Kuki Imana yemeye uriya mugore akabeshya, ikinyoma cye kigafata, Yosefu akagenda akamara indi myaka muri gereza? Kuki Imana yabyemeye? Nuko traje cyangwa urugendo rw'abanyamuhamagaro ruratandukana. Ibyo bintu ntabwo amatwi yacu akunda kubyumva, ariko niko bimeze. Urugendo rw'Imana ihamagara ruratandukana. Rimwe na rimwe rubamo ibyo bintu tutumva, ariko iteka nabivuga nshize amanga, iteka birangirira mu byiza. Reba ubuzima bwa Yosefu uko bwakijije igihugu, uko bwakijije ishyanga, uko bwakijije abantu benshi. Umwana mutoya wagiye atazi iyo biva n'iyo bijya. Ushatse rero, kuko Imana iduhamagara turabyumva mu mitima yacu, tumenya ko hari ikindi kintu kiri imbere duhamagarirwa kuba cyo. Turabimenya, rimwe na rimwe ubwenge bukanga kubyakira, amarangamutima akanga kubyakira, rimwe na rimwe tukabihakana rwose, cyangwa ukajya wumva umuntu yarasaze. Ubuzima mbayemo uyu munsi bwo kugukomeza mu ijambo ry'Imana, kera mu myaka ya kera cyane, nicaye ahantu mu rusengero, nagiye gutanga ubuhamya, ari mu Rufu Gospel ko batangaga ubuhamya mu materaniro yabo ya buri munsi. Ubuhamya bwari bworoheje, bwari ubwo gushima Imana. Akenshi umuntu akikirizwa abafite n'ubuhamya bwinshi, cyangwa agitinyuka kuvuga. Uko dukura tukagenda bimwe tubibika, ibindi tubiceceka. Hanyuma umukozi w'Imana wari waje kwigisha amanurira bimwe byinshi by'ubuzima mbayemo n'ibindi bitari byaza. Ariko ndamureba, ikinyabupfura sinamushubije, ariko naramugaye mu mutima. Ndavuga ariko Mana, abantu baravangirwa. Numvaga nta hantu byahurira, nta naho byava. Korutansi yazaba umuvugabutumwa, numvaga nta hantu byahurira ko yaba arimo. Kandi koko nawe uyibireba icyo gihe nta hantu byari guhurira, habe namba. Ntibyari byarigeze bitambuka mu nzozi, ntibyari byarigeze. Ariko igihe kigeze ko nagiye njya muri uwo murimo, nkajya nibuka noneho bya bintu wa mubyeyi yavuze. Rero umuhamagaro ugira inzira zawo. Icyo ndimo kubivugira ni ukugira ngo mubwire ngo saba Imana, ubwiza Imana ukuri. Sinzi impamvu yibimbaho, sinzi impamvu uko gusenga gufata icyo gihe. Abraham Imana yaramuhamagaye imukura iwabo, Imana imubwira ko izamwororotsa. Ariko Abraham agiye kubyara bifata imyaka n'imyaka, bifata igihe kugeza igihe yavuze ati ariko Mana, ngira ngo tubyemeranyeho, Eliyazari uzaragwa ibyanjye,
numwe mu bagaragu wanjye cyangwa n'umukuru mu bagaragu wanjye niwe uzaragwa ibyanjye. Imana yongera ngo huya nzaguha umwana uzava mu rukiryi rwawe mu nda yawe, nzaguha umwana uzava mu nda yawe. Ariko imyaka yari igiye kandi Abrahamu n'ukuri ntago yabyumva, ni nkuko nawe utabyumva. Ni gute Imana igira ngo izaguha umwana ariko kuki bifata imyaka? Ese kuki bitinda? Ariko biratinda kubera umugambi w'Imana uri ku buzima bwa Abrahamu na Isaka, nibyo tuzasigara dusoma hanyuma nibyo Imana izakorana nawe birimo binashushanya Kristo. Reba uko atanga umwana we akagenda akamutanga, akemera akamutanga. Ntekereza ko Abrahamu yaza kuba yarabyaye nkuko n'abandi bantu bose babyara, wenda iriya refa atari buyigereho, kandi niko byagombaga kumera kuko isezerano rya kera rirahererekana n'isezerano rishyashya. Kuri Isaka bamurambika akamera nk'igitambo, hanyuma intama y'icungu ikaboneka, byose byashushanyaga icyo Kristo azakora. Ariko Abrahamu ntabwo ibyo bintu bikwirwa mu bwenge bwe, nta nubwo yabyumva. Ariko dusabwa ikimwe naho hantu tutabyumva, dusabwa gukomeza kwizera Imana. Y'amasengesho tubanye makeya, kwizera Imana kuradukamukana. Y'amasengesho tubanye makeya, tugera igihe tukagira ngo Imana ni ingome. Kuko wavuga se kuki Imana itinda guha Abrahamu umwana kandi ishoboye kumuha mu ijoro rimwe, kandi niko kirabishoboye. Ariko iyo igicaniro cyazimye, tudasabye ubuntu bw'Imana kudutera, iyo tudasabye umwuka wera kuduterura, tugera igihe tukabana n'Imana yacu bimeze nk'aho ari ingome. Ubu abantu bari mu muhamagaro barimo gukorera Imana ariko bafata Imana nk'ingome. Igihe kimwe umuntu yigeze kunyandikira kandi yambwiraga ko ari umukozi w'Imana, ntago ari muri kino gihugu, arambwira ngo rutango ngwivugire ng'iby'Imana ntubizi. Nuvuga ngo umutima warakomeretse kubera ko atazi iyo migambi n'inzira z'Imana. Umutima urakomereka kugera igihe avuga ngo ndayikorera ariko Imana yarambabaje. Reka dusenge. Ibyo nabikubwiraga kugira ngo ube vulnerable imbere y'Imana, uyibwize ukuri. Ushaka kwibwira uti ndabizi ko wampamagaye, ndabizi ko ari ibyo mpamagarira gukora, ndabizi ariko sinzi impamvu y'ibi byose. Nongere mvuga ko ibibazo n'ingorane biri ku bantu byose ntago biterwa n'imihamagaro. Habamo no kwibwa na Satani, habamo no kunyagwa, habamo n'ibyazanywe nuko twari dusinziriye, hanyuma umubi agatera imbuto mbi. Ibyo byose birahari, ariko icyiza nuko gusenga no kwegera Imana birabisobanura, birabitomorora. Ibyazanywe n'umubi iyo dusenze bikurwaho, iyo tubaye maso bikurwaho, tumurusha imbaraga agahunga. Ibigumaho kugeza igihe cyagenwe akenshi nibijyanye n'umuhamagaro w'Imana. Nuvuga ngo Imana niba yaravuze ngo ku mwaka igihe Abrahamu azaba yujuje imyaka 100 nibwo azabyara. Abrahamu azabyara yujuje imyaka 100, ntago azabyara ku myaka 90, ntago azabyara ku 95, azabyara yujuje imyaka 100. Ariko iyo tudafite ubuzima busenga, ibyo ntago twabasha kubimenya. Ntago twamenya ngo ese Abrahamu cyatumye atinda kubyara, ese ni karande, ese ni Satani umunyaga, ese ni Imana. Hari igihe tubikoresha kuvuga ngo ni karande, n'umwana we yatinze kubyara n'ibindi. Ariko ntago ntekereza ko hari karande yari kubasha gufata Abrahamu, kuko Imana yarongeye imugarukaho iramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe Sara azaba akikiye. Nuvuga ngo Imana ntiyari yarabyibagiwe, Imana yari ibizi, cyari igihe kigendanye n'ibyo Imana imuhamagarira. Ndagusaba rero ubwo buzima bwo kwemerera gusa nk'utishoboye mu maso y'Imana kugira ngo Imana igushoboze. Ejo utazabihirwa n'urugendo, uru rugendo ruraryoshye. Iyo mvuze ngo ruraryoshye ntibivuze ko hatarimo amahwa n'ibijombana, birahari. Ariko abafite amaso ari kuri Kristo, urugendo ruraryoshye pe. Ushobora no kurira ku maso ariko kumva umunezero ntugerwaho, kumva ufite ahantu habikiwe ibyiringiro n'umunezero bitagerwaho. Ndakwinginze nukura amaso kuri Yesu. Ubusabane bwacu n'Imana ni ingenzi kuruta ibindi bintu byose. Kuko iyo ubusabane bwakonje, abantu babiri bazaba bafite ikibazo kimeze kimwe. Ufite ubusabane butoshye, icyo kibazo ntikizamwumagaza. Ariko ufite ubusabane bwakakaye, icyo kibazo kizamwumagaza abihirwe. Kuko biriya tubwiye ko nta kibazo kiri mu isi kitari rusange mu bantu. Ndetse birongerera tubwira ngo hamwe n'ibitugerageza bitari bimwe, Imana izaducira akanzu ngo kugira ngo tubashe kwihanganira ibyo bitugerageza. Ariko iyo ubusabane bwazimye, niyo mpamvu ibihe byo gusenga bitagira gisimbura. Niyo mpamvu igihe umwuka wera kurembuje ukwiriye kwitabira guhita ujya gusenga. Bikwiriye kuba ibihe byawe bya bugufi, nibwo utazumagarira ngo ubabarire muri uru rugendo. Data, turagushimye kuri Imana yumva gusenga. Uri Imana idukunda, uri Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwacu. Tubyumva tutabyumva, imigambi yawe ni myiza. Ndasenze kugira ngo twese ko tuzamutse muri iki cyumba cyo hejuru, uduhe umutima wo korohera imbere yawe, kugira ngo tukubwire ibyuzuye imitima yacu. Tukuzaniye amarira yacu, tukuzaniye ibituruhije
tudasobanukiwe tutazi n'impamvu yabyo. Ibimeze nk'ubuzima bwa Yosefu, ngaho yabeshyewe birafata, ngaho yagurishijwe birakunda ntiwakwitambika, ngaho hagiye muri gereza birakunze, ngaho hasabye abantu ko bamwibuka baramwibagiwe. Ibyo tutazi impamvu yabyo turabikuzaniye. Ndabikuzaniye ibyuzuye imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Turabizanye imbere yawe, turabizanye ku birenge byawe Kristo, turabizanye ku gicaniro aho duhurira nawe. Turabikuzaniye mwami w'abami, tukuzaniye ibyo tutasobanukiwe, impamvu ubu bumuga runaka bwamubayeho, impamvu ubu burwayi runaka bwabaye kube, impamvu kugusa nko gutinda byabaye, impamvu aho abandi babibona mu mwaka umwe we byafashe imyaka 10, impamvu aho abandi babibona mu kwezi kumwe we byafashe igihe. Turabikuzaniye mwami w'abami, turabikuzaniye, turabiguhaye. Ibyo bituremereye ku bitugu byatubereye amatoni muri iyi minsi turabyiyambuye, turabiguhaye kugira ngo twakire amahoro utanga, kuko waraduhamagaye uratubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Hari igihe urugendo ruhindukira umuntu ururuhije, hari igihe urugendo ruhindukira umuntu ururemereye. Turabikuzaniye kugira ngo turuhukire muri wowe. Warongera uratubwira ngo nitwemere kuba abagaragu bawe tukwigireho, kuko umutwaro wawe uri du kandi urireje, urorohereye kandi umeze neza, ntabwo ufite amahwa. Turaje mwami kugira ngo abo umurimo waremereye, abo agakiza, uru rugendo rwo gukizwa, urugendo rwo kwitoza kukubaha rwaremereye, kandi waratubwiye ngo umutwaro wawe uroroheje kandi uri du. Mwami nuko hari ikintu cyapfuye ahantu, turabikuzaniye. Turaje ngo tuguranire, hanyuma bitubere ibizoroheje, bitubere ibiri du, bitubere ibimeze neza. Turaje mwami w'abami, turabikuzaniye kugira ngo tuguranirwe. Tukuzaniye ibyo tutumva n'ibyo tudasobanukiwe kugira ngo tugurane. Twemeye kukwigiraho, kuko umuntu agira ikiruhuko kingana na revo yakwigiyeho. Turaje ngo tukwigireho mwami w'abami, turaje ngo tukwigireho. Abagore n'abagabo baruhukire muri wowe, abafite stress ituma batagisinzira kandi barakijijwe baruhukire muri wowe. Abagore n'abagabo babuze amahoro, abahungu n'abakobwa batakaje amahoro, bakumva iterambere rirabasize, bakumva ibyo basabwa n'abantu birabasize. Turabizanye ibyo byose kugira ngo turuhukire muri wowe. Ese byatumara iki kwa twarakijijwe tukaba dukanuye amaso nk'abatagufite, tukaba tubunze imitima idutera no gukora amafuti nk'abatagufite? Turabikuzaniye mwami muri iki cyumba cyo hejuru kugira ngo turuhukire muri wowe. Twongeye kuguhamagara kandi nka Barutemayo tukubwira ngo turashaka guhumuka. Tukuzaniye abarwayi barashaka gukira, tukuzaniye abarwaje barashaka babo ko bakira, tukuzaniye abashomeri mwami duca hirya no hino. Turasaba akazi aho imiryango y'imirimo yafunzwe ikinguke. Turaguhamagaye mwami w'abama wo business zitagenda neza kugira ngo ushyiremo umugisha wowe n'ubuntu bwawe, ndetse utange n'ubwenge bw'imigenzereze. Tubikubwiye nk'uko biri mu mazina yabo. Tukuzaniye abakobwa bagejeje igihe cyo gushaka, tukubwira ngo n'abagabo dushaka bakubaha, abo nibo dushaka nyaguhora ku ngoma. Tukuzaniye abahungu bageze igihe cyo gushaka batazi uko batoranya mu bo bareba. Turabikuzaniye mwami, tukubwira ngo turashaka abakobwa bigishijwe nawe, abakobwa barezwe nawe. Tukuzaniye mwami w'abana, ababyeyi babuze uko bohereza abana mu mashuri, babuze uko babigenza, minervare zabuze. Tuje kubikubwira amazina ngo ni minervare, nayo mafaranga dushaka n'ibyo ngibyo nyaguhora ku ngoma. Tukuzaniye babuze uko bakora ingendo bagombaga gukora, tukubwira ngo nayo mafaranga y'ingendo dushaka. Tukuzaniye bafite ibyo barimo bategura, barimo bigira imbere, badafite ubushobozi bwo kubitegura. Turabikubwiye mwami ngo uko byitwa uko nguko, n'izo mpapuro z'amaproje, n'izo manza, n'ibyo babitse, n'ibyo bakomezaho umutima, imitima ikabura ihumure. Turabikuzaniye mwami w'abami, n'ibyo ngibyo bitera umuntu gusubira inyuma, n'ibyo ngibyo bitera umuntu kuniha, n'ibyo bitera umuntu gushoberwa. Tukuzaniye izo dosiye zose mwami w'abami, turazikuzaniye. Turashaka impinduka mwami w'abami, n'abarenganijwe turasaba kurenganurwa, n'ababuze ibyo bari bemerewe turasaba kuvuganirwa nawe. Erega Yesu n'ubundi uravoka uruta abandi. Birakoroheye guhagurutsa umuntu kugisasira amazeho imyaka, birakoroheye gukingura ikigo umuntu agahabwa akazi mu ijoro rimwe, birakoroheye guhamagara umuhungu n'umukobwa w'ibunaka umuntu agahabwa fiance mu ijoro rimwe, birakoroheye gukingura umuryango w'akazi, birakoroheye gutanga umugisha muri business yari ipfuye ikazuka ijoro rimwe. Birakoroheye mwami w'abana, birakoroheye kugarurira ibyiringiro mu mutima wihebye. Nasanze ubikora mu kanya ko guhumbya no guhombora. Izo mbaraga urazifite, ubwo bushobozi urabufite. Tukuzaniye ko gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bataka nk'iyi mpumyi Barutemayo. Aya ni amahirwe yo guhura nawe, uyu ni umwanya wo guhura nawe.
iki ni igihe cyo gukorwaho nawe, iki ni igihe cyo kwihererana nawe. Tukuzaniye ibyabaye uruvange, aho uramutse umubajije ngo ese dukemure duhereye ku kihe, atamenye igisubizo. Se turahera mu rugo, se turahera mu rubyaro, se turahera mu magara mazima, se turahera mu butunzi. Tukuzaniye ibyo bivangavanze kugira ngo muri iyi minsi 7 ubivangure, ubishyire mu buryo, ubishyire mu buryo, ubihe umurongo. Tuzagarukana amashimwe imbere yawe. Urakoze kuri Imana irema ibishya ibikuye mu busa. Ntukenera amaboko yanjye kugira ngo ugire icyo urema. Urihagije, 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 urihagije. Ukura mu busa. Ba Petero bari baraye baroba ijoro ryose kandi bari bamenyereye kuroba, ariko ngo bubakeraho ntacyo bafashe. Uraza uhinyuza nature, ubabwira kuroba ari ku manywa kandi abarobyi baroba nijoro. Urababwira ngo nibanage urushundura iburyo barafata. Petero mu bwenge bwe yabonaga bitavamo, ariko aravuga ngo ubwo ari wowe ubivuze. Ngo banaze urushundura baroba amafi aruzura, inshundura zabo hafi gucika. Iyo uvuze uvuguruza ibimazwe imyaka bivugwa. Iyo uvuze ijambo ryawe rivuguruza systeme n'imikorere y'isi yagenwe n'abantu. Iyo uvuze bivuguruza indi mikorere iyo ari yo yose, n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose abantu baboneramo umugisha, n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose abantu bazamurirwamo, n'ubundi buryo bumenyerewe abantu batabarirwamo kuri step imwe nyuma y'iyindi. Iyo uvuze uvuguruza ibyo byose. Uvuga ijambo rimwe ku buzima bwe, uvuga ijambo rimwe ku buzima bwe. Tuzagarukana amashimwe imbere yawe. Tuzabikomeresha abazaba barira hahandi waduhanaguye amarira. Tuzabikomeresha abazaba bashobewe hahandi wadukuye mu gushoberwa. Tuzabikomeresha abazaba barwaye hahandi wadukijije indwara zacu zose. Tuzabikomeresha abazaba barira hahandi wadutabariye mwami w'abami. Ntibizaba ibyacu bwitwe, bizaba ibihamya bizakomeza abandi bera. Urakoze data, ndagushimiye kumva gusenga. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Urakoze kwa duhaye imbaraga zo kubyuka. Turyohewe no kubana nawe, turyohewe no kwicara ku birenge byawe, turyohewe no kuba tugufite, dufite uwo tubwira, turyohewe n'urukundo rwawe rutuzengurutse, turyohewe n'imbabazi zawe zituma tudashiraho, turyohewe n'ubuntu bwawe buhora burenovere buri gitondo, turyohewe n'ukuri wo kwizerwa kandi kutabeshya. Kuba ngo ufite nk'Imana ibyo biramagije. Ntitwibagirwe imirimo yawe n'ineza yawe. Ibituriza uyu munsi ntibikwiye kutwibagiza aho duhojeje amarira naho watwambukije. Imisozi turimo duterera uyu munsi ntikwiriye kutwibagiza imisozi twaminukanye nawe, ibindi bibaya twambukanye nawe, andi marira waduhanaguye ku maso. Reka turire uyu munsi ntatwibagize ibyatambutse wakoze. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kuri uwo kwizerwa. Mesheje umugisha abana bawe binjiye muri iyi minsi yo gusenga, ubaha umugisha, subize gusenga kwabo babere igisubizo. Mesheje umugisha n'abazasengana natwe hanyuma twe twararangije. Mwuka wawe ntugira umupaka. Urakoze papa. Mesheje umugisha igihugu cyacu, umugisha wawe ube kuri iki gihugu, umugisha wo kukubaha, umugisha wo gukizwa. Duhe bene wacu, duhere bene wacu agakiza. Batwikurura igitwikiriza umwanzi Satani yadutwikirije, yakoresha ubwenge busanzwe n'amarojike bikatubuza kukwizera, yakoresha ubwibone kubakika mu mitima yacu twumva ntitugukeneye. Ibyo bitwikirizo byose bikubitwe hasi. Twakwizera izindi mana zitarizo byose birusha amaboko, reka bikubitwe hasi. Mitima y'abanyarwanda iguhindukirire, mavi y'abanyarwanda gupfukamire. Udukize ibi biza bimeze gutyo, uduha amahoro. Abayobozi bacu bashyize mu biganza byawe, ubarinde, ubahamagara amazima, ubwenge bwawe bukorere muri bo, ubarinde, ubavugishe, ubayobore,
hagurutse abakiranutsi mu nzego zitandukanye bazita ku bo bashinzwe, bazagira umutima w'igihugu, bazita ku baturage, bazakora ibintu mu butabera, ubakomeza aho bari. Abantu bahagurutse hirya no hino, urakoze papa, imbibi zacu zitwikirwe n'amaraso yawe. Dusengeye amahoro muri kano karere, uduha amahoro, utwongerera abakizwa, ibyo ushaka bari byo bikorwa. Urakoze kuri Imana igenga ibihe, ukagenga abami n'ubwami, ukagenga ibihugu, ukagenga amahanga yose yo mu isi. Ni wowe ufiteho ijambo rya nyuma, ibyo ushaka bari byo bikorwa. Uduhe kumenya urukundo rwawe abarutakaje. Mbega ukuntu bibiha kuba muri Yesu umuntu atazi urukundo rwawe. Mbega ukuntu byabiha kwitwa umukristo ariko umuntu atazi urukundo rwawe. Urukundo rwawe ruromora, rugakeza imvune zose z'ubuzima. Urukundo rwawe rutuma twumva turaba agaciro. Reka ukora igitangazo, ukora operasiyo mu mitima yarutakaje. Urakoze data, cyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.